gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Al yarari kumwe na mushiki we ahangaha yararimo amubaza ibyangombwa ndetse Lydia yararimo amubaza niba ari serious, niba koko ibyo avuga akomeje. Ese koko Ali yarakomeje? Anga he was just kidding. Reka inkuru yacu n'ubundi tuyitangire kuri abangaba bombi babiri. Lydia waba yacecetse akavuga ati niba hari ikindi kibazo cyakuzanye gitandukanye n'ibyo uri kumbwira mbwira, nta kibazo ndagufasha, ndahari musaza wanjye, ndahari kukumva, ndahari kugufasha, ndahari kukuba hafi niba ufite ibibazo n'abana bawe. Ese ubundi ituze ari mu rugo? Arata ahubwo ninjye wakabayemo kubaza, ariko ibyo ntabwo ari byo byanzanye, ndashaka ibyangombwa by'iriya nzu. Lydia atari kureka nkubaza ko byanditse mu mazina ya Lina, bikaba bitanditse mu mazina yawe wowe Ali, ibyangombwa urabishaka ngo bikoze iki? Arata ari kuriya n'umugore wanjye. Lydia araseka, gaseka we ngo atakuzi kuri umusazi, uzi ko nta bwenge ugira bro. Najyaga nkureba nkabona uri umuntu uri civilize, nkabona uri umuntu ufite ubwenge, nkabona uri umuntu nyine utekereza, ariko kuva amaya yaza mu buzima bwawe babona barampinduriye. Niba barafashe ubwenge bwawe bakabuterura, niba bwarayaze, niba hari undi muntu waje akicara muri wowe. Kera najyaga numva ngo hari ukuntu umuntu ngo imyuka mibi zikamwinjiramo, nawe ugasanga ngo abantu baramubona bakabona ni we wanyawe, ariko imbere muri we hari ikindi kintu kimurimo kiri kumukorera. Ayo ukoreye gukorerwa deliverance pe. Maybe there is something. Ndabivuga gute? Kiri indani nyine muri wowe, kuko imyitwarire yawe ntabwo igaragaza kuri ari twavukanye, ari twakuranye, ari wubahaga, ari wakundaga mushiki we, ari wubahaga ababyeyi be, ari wakundaga abana. Ese urukundo rw'abana wagiraga rwagiye? Ubundi kuva wahura na Maya nyuma y'uko nyine ubanye na Lina, niba hari ikintu cyaje kikakwinjiramo ntabwo mbizi. Nyuma yaho gatoya, nyuma y'uko Lina apfuye, wahindutsemo gake. Niba ari urupfu rwe rwari rwagukanze, ariko noneho wabaye sinzi, niba ubwenge bwose bwaragiye. Ese ubundi byanditseho ko Lina yari umugore wawe? Hari isezerano mufitanye? Ubu tugiye ahantu hose byanditse, cyangwa se tukagenda tukajya muri leta tukajya kubaza, basanga mu buzima bwawe warigeze utandukana, nangwa se bana yanjye hari ahantu wiyizi wigeze ugenda ukamanika akaboko ukavuga uti ngewe ari maze kumva icyo amategeko ateganya, nemeye nta gahato ko wowe Lina. Hari ahantu wigeze ubirahira? Iyo ndahiro wari wayirahiraho ubundi wowe urinda uvuga ngo yari umugore wawe? Kano kanya ubungubu ubaye proud yuko yari umugore wawe, nyuma yo kumuraza hanze, nyuma yo kumumenaho amazi, nyuma yo kumugira icyo ntazi, nyuma yo kuba intandaro
yo kubura ubuzima kwa Nina. Nawe you are here uri kumbwira ngo umugore wawe anisoni. Ahari reka nkubwire uri musaza wanjye, ariko ibintu byose wakoze ndarahira ku Mana yo mu ijuru yandemye uzajya mu nda y'isubyishya. Maya aragushuka, Maya menya haratanagukunda, kuko Maya yaza kuba gukunda yari kukurekura. Buriya urukundo rwa nyarwo ntago rugundira ni ruhatirizwa. Iyo ukunda umuntu bya nyabyo uramureka akabaho ubuzima bwe ashaka kandi akunda, ugakomeza kumukunda ariko ukamuha amahoro. Nose ibyo byose byarabaye. Mbwira umuntu ugukunda udashobora gukunda amaraso yawe. Ese koko niba Maya gukunda kuki atigeze akunda yituze? Ari mbabarira umvire mu rugo utantera agahinda ukanyibutsa hahise. Wowe n'ubugwari bwawe uratinyuka. Ese uri kunsaba ibyangombwa nkandi? Uriya n'umutungo wa Evan, nta burenganzira n'ubu na buke ubufiteho. Ese kubera ko ntarahaguruka ngo ntangire kurwanirira umwana mbere ya nyirasenge ndi guhangana na musaza wanjye? Ari ndabizi neza ababyeyi banjye bazanshyigikira, urabizi neza. Uriya n'umwuzukuru wa data, urabizi igikundiro Evan afite. Baramukunda nuko wamubimye, wirwa ubabeshya ngo babayeho neza. Mwanga kubatera agahinda mbabwiza ukuri nkabihorera. Ariko mba nkureba buriya nahishe mama byinshi, ariko hari umunsi byose nzabivuga. Ari ntago nshaka kongera gushwana nawe, ntago nkeneye intambara hagati yanjye nawe. So niba rero ubishaka njye nawe turahangana, ariko niba ushaka ko dukomeza kubana neza tukirengagiza amafuti n'ubugwari bwawe, mbabare ntiwongere kugira ikintu mbaza cyerekeye na biriya byangombwa. Ikindi kirenze kuri ibyo byangombwa naranabibuze, sinzi iyo biba. Sinzi impamvu rero uri kubinsaba. Hari umuntu waje kukwirukana muri iriya nzu? Aratiwe nyinisha. Wikina nanjye Lydia, wikina na musaza wawe. Ibintu byose wavuze nakumvise, nakwihoreye. None kumbwira ngo ntaguze aho biri, ukaba uri kumbwira ngo imitungo niya ituze si umwana wanjye. Ndati wamaze, niba ari umwana wawe se biramaze. Umwana wawe mwakuye mu ishuri utarize, umwana wawe kano kanya utazi n'ahantu ari, uraho ngaho uratujura ati maje ngo umwana wawe. Ako ubundi ari waremwe nande? Warerewe hehe ko nzi ko mu bana data yabyaye bose ari inyangamugayo, kandi wowe nkaba mbona uri inkundamugayo. Urugero rwa hafi rufatire kuri barumuna bawe. Hari n'uyu n'umwe wigeze wumva yisanga mu mahano nk'ayawe? Bose ntago babaye abasitari nkawe. Barumuna bawe babiri bo ntibabaye nkawe.
ntibanditse izina nk'iryo wanditse? Kuki bagize umutima wo guhitamo no kumesa kamwe? Wari wumva barumuna bawe muri kesi nk'izo wowe urimo? Ariko sinakurenganya, ukiri n'umusore niko wari umeze. Ninde unyuze aha ni ari? Ninde wasohokanye umukobwa ni ari? Ninde watahanye umukobwa ni ari? Ninde uri mu bakobwa nk'igihumbi bamushagaye ni ari? Ahubwo njya nibaza, uriya mwana w'umumarayika mama Evan wari wamukuye ko? Ubundi ko nzi ko abakobwa nka bariya bitonda, umuntu agira aho abasanga, kandi wowe warahoraga mu mbari wasohotse, icyakora waranayagiraga. Uriya mwana utuje kuri amukuye. Ariko disi wenda byibutse, iyo bitaza kuba abasaza be bamusohokanaga, ntabwo ari kugira umugisha wo kubona umugore w'umutima nka Lina. Urangije sha uramwitesha, asiga ko byari imfura, aho kugira ngo ndagira ngo nkumenyeshe ko nta wundi mwana uzaruta Evan, abandi bose bazaza inyuma ye. Aratarika ibyo bigambo byose uri guhurutura, ninde ubikubajije? Undi ati none niba udashaka kubyumva wamviriye mu rugo, waje kwenda iki? Nagutumiye, nigeze nguhamagara, nagukuye iwawe, mvira mu rugo rero. Ataragenda Tani yahera akazi kavuga ati Senga, kutigeze umbwira se ko ari yadusuye? Iki kigwari cyageze hano gute? Ararahaguruka agakubita Tani urushyi rwiza. Tani yahukurira ahubwo araseka, akamubwira ati ari ukomeje kuba ikigwari, njye ntabwo nzatinya kubikubwira. Uri ikigwari, uri umubyeyi gito, ntabwo nabura kubikubwira. Ntabwo ubu ngubu nzajya mbabazwa n'ibyo ukora. Aratariko sha Lydia niwe ugushuka. Lydia ati ariko ndarengana, aba bana ni wowe wababyaye, reka bakuzonde. Ngenda mushukura, abona njyewe mfite time yo kujya kukubwira umwana ngo niyange se? Ibikorwa byawe reka bikugaruke. Asundi ari, let me ask you, ubona ubundi wowe utari ikigwari? Tani ati Senga, nihorere. Tani aherekana arira, akavuga ati ari, niyo njyewe ntaza kuba, ntacyo byari kuba bitwaye. Ariko n'uyu munsi ndi kwibaza ngo nimurana ituze nzamureba gute mu maso, hejuru y'ubugwari bwawe n'ubugome bwawe n'amaya. Ese basi iyo wirebye ubona utari ikigwari? Mbabazwa nuko ngukunda, mbabazwa nuko nkubaha nka data. Rimwe na rimwe mba numva ntakwanze, ubundi ntakwibuka kuri data, simenya aho urwango rugiye. Uzi impamvu ndi kukubona nkumva neza neza naguhekenya, ngufitiye umujinya, ariko nanone uvanze n'urukundo, kuko uri umubyeyi wanjye. Kano kanya simfite icyo guhitamo n'icyo kureka. Hari wowe ndagukeneye, hari ituze ndamukeneye. Papa, kuki wankora ibi? Kuki wama guhitamo? Kuki wama kugira amahitamo yo guhitamo hagati y'umubyeyi n'umuvandimwe koko? Ese ubu nzajya ku ruhande rwawe na mama, nzajya ku ruhande rwa Evadi?
ari kuki mwankora ibi bintu kuko ndabizi neza ntabwo ibi bintu biri buze koroha. Ndahandi bimaze kundenga banumva ntanakiyabura ubuzima kuko biteye isoni. Ndibaza umuryango wa Lina kano kanya ndamutse nkugezemo bo bamfata gute? Papa, ibyo mwakoze n'ubugwari. Mwari guturera mutubwiza ukuri, Evan agakura yisanga mu muryango, mukamuha n'uburenganzira bwo kugera iwabo wa mama we. Papa, ndibaza umuryango wa Lina utekereza iki? Ese wugufata ute? Basi wowe iyo wirebye ubona utari ikigwari? Basi wowe iyo wirebye ubona utari umubyeyi gito? Ubona ntabwo utarahemutse? Ese ni uwuhe mubyeyi wakitwara nk'uko witwaye? Sinzi icyo gukora n'icyo kureka, sinzi icyo navuga. Ariko uri umugome pe. Cyane yahera akanigendera. Lydia ati ngaho reba agahinda umwana wawe afite, ari biramurenga. Agahinda kakaba kose kazenga amarira mu maso, ava aho ngaho agenda akajya gushaka indabo, akerekera kumva ya Lina. Agerayo afite ikiniga cyinshi ndetse n'agahinda. Akihagera ahera akapfukama, amarira akaba menshi, kuvuga bikamunanira, ikiniga kikaba cyose, ariko akishakamo imbaraga akagerageza kuvuga. Atangira agira atya ati nibyo koko ndi ikigwari, byose ndabyemera, ndi ikigwari, ndi umubyeyi gito. Lina, nyuma y'imyaka, nyuma y'igihe ntabasha kubara, ngarutse hano. Iteka iyo nazaga hano, ahavaga norohewe, mfata umwanzuro wo kutazagaruka, ariko none ndagarutse. Buri gihe iyo ngeze hano ndavuga ngo mbabarire, nakubereye ikigwari, nkavuga ngo mbabarire, sinigeze nkubera umugabo. Nakubereye umugabo w'ikinyoma. Iteka ndigaya,
narokotse, byose nakoze kuko nibona nk'ikigwari. Ndakwinginze Lena, umbabarire. Nzi ko nakoze amakosa akubabaza, kandi rwose kano kanya mbabajwe n'ibyo naguteye. Sinari ngambiriye kukugirira nabi, ariko nzi neza ko ibyo nakoze byaguteye ibikomere ndetse bikakuviramo kubura ubuzima. Nibyo kano kanya ntiwabasha kunyumva. Nakifuje ko wakabaye uri hano, nabura ukanyumva, ukambabarira, tukongera tukubaka umubano mwiza ushingiye ku kwizerana n'icyubahiro. Ubu nakabaye nkubwira ngo ndakwemereye ko nzahinduka ndetse nkaharanira guhinduka, nuko utazasubira mu makosa nakoze. Ariko none ntabwo uhari. Ndi hano muri kano kanya n'umutima uremerewe ndetse no kwicuza. Nzi neza ko amagambo n'ibikorwa byanjye byaguteye ububabare bukomeye, buguhungabanyiriza icyizere wari umfitiye. Ndemera amakosa yanjye yose, nta kuyahakana. Mbabajwe nuko naguteye agahinda n'igikomere mu mutima. Nabura ukaba waragiye ntarigeze nkosora n'amakosa nagukoreye. Ndakwinginze ahura umbabariye, atari uko mbigusabye, kubera ko kano kanya ngize amahirwe nifuza guhinduka by'ukuri. Ibyabaye byanyigishije isomo rikomeye, kandi nafashe icyemezo cyo kwikosora. Ubu nakabaye nkubwira ngo ubu nzubaha ibyiyumvo byawe ndetse no kurushaho. Nakabaye nkubwira ngo nzi ko imbabazi zitihutirwa ndetse zitihuta ndetse zituruka no ku bushake bwawe, ariko nifuza ko wazaba amahirwe yo kongera kukwereka ko nkubaha kandi ko nkwitayeho. Nakabaye nkubwira ngo nubwo nakwiye gusaba imbabazi mbikuye ku mutima, nzubaha icyemezo cyawe, ariko umutima wanjye uraharanira amahoro n'ubwiyunge hagati yacu. None ndebera, ndi kubikubwira utabasha kubyumva.
kanya ndaguhamagara n'umutima uremerewe no kwicuza kwinshi. Nzi ko ukiri mu buzima nagukoshereje pe, nkakubabaza mu magambo nangwa se mu bikorwa. Ibyo nakoze ntibikwiye kandi ndabyemera nta rwitwazo. Mbabajwe cyane nuko nabonye umwanya wo kubikosora nkiri kumwe nawe. Ubu nsigaye numva icyuho n'agahinda ko kuba nakigufite ngo nkwereke ko nicuza by'ukuri. Ariko icyo nakubwira kano kanya, umutima wanjye uragusaba imbabazi aho uri hose. Ndifuza ko aya magambo yanjye y'ubu yakugeraho nubwo atari mu buryo bwiza. Ndakwemereye ko ibyo nakoze byampinduye, byanyigishije kwitwararika, gukunda no kubaha abandi. Ibyo byose ndagusezeranya kano kanya ngiye kwiga kubikora. Nzabana n'icyo gitekerezo cy'uko nzaharanira kubaho neza, nasubira mu makosa nagukoreye, kandi nzubahisha izina ryawe mu byo nzakora byose. Komeza kuruhukira mu mahoro, nzakomeza kukwibuka n'icyizere cy'uko imbabazi ari urumuri nabura rushobora kungeraho. Muri kano kanya ndifuza ko umutima wanjye watuza, nibwo nzumva ko mbabariye. Amara kuvuga ayo magambo arakagira atya, agahaguruka akigendera. Tugaruke kuri Latina ndetse na Ituze. Latina aba arimo abwira Ituze ko ngo ati ntabwo ndi bugusiga hano, let's go home. Ituze ati oya, njye ntabwo ndi butahe. Ati nanjye singusiga hano. Ituze ati ahubwo mva mbanze nkubwire, ndashaka kugushimira mbikuye ku mutima ko warambaye hafi mu bihe byanjye bikomeye, byansigiye isomo rikomeye ry'urukundo ndetse n'ubumuntu. Igihe nagiraga intege nke wambereye imbaraga, igihe nacikaga intege wambereye ihumure. Nta magambo ahagije yo gusobanura akamaro wagize mu buzima bwanjye. Nishimira gusa ibyo wankoreye. Ikindi sinishimira gusa ibyo wankoreye, ahubwo nishimira umutima wawe, kwihangana kwawe n'ubwitange wagize utitaye ku byo wowe ubwawe wari urimo. Wanyigishije ko kuba hafi y'undi atari amagambo gusa, ahubwo ari ibikorwa, nangwa se ari igikorwa kigaragara mu rukundo n'icyizere. Ndakwemereye ko nzahora mbizirikana, nkabigira isomo ryo gukunda no gufasha abandi nk'uko wabinkoreye. Latina, wibare cyane, kandi wowe n'ibyo wakoze bizahora bifite umwanya wihariye mu mutima wanjye. Latina ati Evan, urakoze gushima abantu.
ariko se wanyemerera tugataha? Ariko se nagushaka ko ngushimira? Ati nabyemeye. Wareka tugataha ukazanshimira neza twarageze mu rugo. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese aho ituza arabyemera nangwa ntari bubyemere? Ese ubundi kuki adashaka kugenda? Ubundi kuki ari ahangaha? Yitwa Warahemutse. Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete. Nkuru n'igihe yandika kandi ni nanjye wibagezaho.